Imana iravuga ngo abahanuzi bose bahanura mu izina ryanjye bagenda bagurisha inzozi zabo ngo ni jye naberetse, bagenda bavuga amagambo ngo dore umva uko Uwiteka avuze, ngo muri iki gihe iki niki hagira ibi. Ibyo bintu bireze cyane muri za interineti ku isi yose, kuko umwana w'umuntu afite muri we vide, afite ubusa muri we kuva aho umwana w'umuntu yavuye mu maso h'Imana. Kubera ubuzima rero isi irimo n'abantu bari mu isi, harimo icyo bita contingence, harimo ihindagurika ry'ibintu, aho umuntu yibaza ejo yaba umuntu no munsi ameze neza, yaba umuntu utameze neza uyu munsi, umuntu wese aribaza ejo hambikiye iki. Na niyo mpamvu rero kugwa mu mutego w'abahanuzi b'ibinyoma biroroshye. Ariko se twamenya gute ubuhanuzi buva ku Mana nzima? Haleluya. Na niyo jambo Imana yarangirijeho hano ngo abo bahanuzi ibyo bahanuye byose, amen, ngo ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, ntacyo bamariye ubu bwoko. Amagambo y'Imana ivuga mu kanwa k'ubuhanuzi w'ukuri, ayo magambo hari icyo arema muri we, ntabwo ari icyuka. Hari icyo arema muri we, hari icyo arema kuba yabwirwa. Ntabwo ari amagambo yo gushimisha abantu, ntabwo ari amagambo yo gusiga amavuta abantu, ni amagambo yo kubabwira icyo Imana ishaka kubamenya. Niyo mpamvu uyu munsi amagambo y'Imana y'ukuri avuga ibyo Imana ishaka ko abantu bumva, kandi ingaruka Imana iba yiteze ku magambo y'ubuhanuzi bwayo nuko umwana w'umuntu ayihindukira, nuko umwana w'umuntu ava mu byaha, nuko umwana w'umuntu areka gusenga ibigwamana, nuko umwana w'umuntu aha Imana yo mu ijuru icyubahiro, nuko umwana w'umuntu yimika umucunguzi w'isi ariwe Yesu Kristo, nuko umwana w'umuntu ava mu mwijima akagenda mu mucyo, nuko umwana w'umuntu atangira kuba mu buzima buzira icyaha, nuko umwana w'umuntu atangira kuba mu buzima buhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo bari abahanuzi b'ibinyoma ngo amagambo yabo ntacyo yamariye ubwoko, ariko amagambo yanjye y'abahanuzi banjye b'ukuri ahindura ubuzima bw'ubwoko bwanjye, ahindura ubuzima bw'abayumva. Muzarebe abantu bose biruka inyuma y'ubuhanuzi mu buryo y'amasengesho kuri YouTube, murebe ubuzima bwabo ntago buhinduka, kuko abahanuzi b'ibinyoma amagambo batanga ni inkoni zumye. Ariko abahanuzi b'Imana b'ukuri amagambo batanga mu izina ry'Imana arema ubugingo busha, arema imibereho misha, arema ibyaremwe bisha, arema ubuzima busha. Abantu batangira kubaha Imana, batangira kugendera mu nzira yo gukiranuka, batangira gushaka kwezwa. Haleluya.